Mwongeye kwirirwa abakunzi ba Relax TV aho muherereye hose, wewe utarakora subscribe kuri Relax TV ndakwibutsa kuyikora ukajya ubana natwe mu bikorwa bya buri munsi nk'uko twabibabwiye. Ntabwo tuzabatenguha, twirinze no kubatenguha mu kubagezaho amakuru uko bikwiye. Uyu munsi tubafitiye inkuru y'umusore witwa Papa Cyangwe. Papa Cyangwe ni umusore wari uhagaze neza muri industry ya hip hop cyangwa se muri industry muri rusange. Ni umusore wasaga n'uhagaze neza, nyuma yo kwibwa channel yiwe imbaraga ziragabanyuka. Ubu Papa Cyangwe ni umusore wavuye kure wihirinze kugeraho yarageze. Zisaga yaciyemo, ibikorwa yaciyemo ni ibintu byamuvunye bya hatari. Uyu munsi ngabanje kubwira abakunzi ba Papa Cyangwe yuko channel yiwe yaje kubigaruka nawe ubu iriho. Papa Cyangwe reka tumwitegeho ibintu byinshi ubwo channel yiwe yagarutse, nk'uko nanone mperutse kugenda ku mbuga nkoranyambaga nkabona kuri post ye yapostinze yuko afitanye indirimbo hamwe n'abaraperi bakomeye kandi afite n'izindi projet. Twese duheruka akora indirimbo yitwa Siba, bikamuviramo, navuga ko aribyo byamuviriyemo kuba channel ye yabura. Ubu mbwira abakunzi ba Papa Cyangwe yuko ubu channel yiwe yagarutse. Tugarutse inyuma gato ku bantu badaheruka entertainment, umuntu witwa Yago cyangwa se Nyarwaya, channel yiwe yabaye imaze igihe igarutse, ubu akaba yatangiye gushyiraho ibiganiro, ubu bakaba bari kumukurikira nk'ibisanzwe. Channel ya Papa Cyangwe byagiye bivugwa yuko Rocky ari we wagize gutya aba arayiburishije, aba arayinyabije. Nk'uko bisanzwe twe turi abanyamakuru, tuba duhiga amakuru hirya no hino, nabyo tuzamenya ibyabyo. Kandi Yago Pondati turateganya yuko nawe afite ingoma nshyashya. Abantu bamwe na bamwe bavuga yuko Yago iyi industry mwanga, ababivuga ni amazina akomeye kuko sinumva ukuntu Yago abantu bamwanga kandi mbona ibintu bye abantu babireba bikunzwe. Ndatekereza neza ko Yago abanyarwanda baramukunda kandi baramukunda cyane. Icyo agomba gukora ni ugushyira umutima hamwe agatuza, agakora ibintu bye, akirinda gusubizanya nabo kuko barabarenze. Kuko iyo umuntu yicara akakuvugaho nuko hari icyo uba waramurushije. Amakuru twari tubafitiye kuri abo bantu ntayo. Andi makuru ni uko Rocky ari kugenda ashwana na genge ye yose, bapfa yuko yikunda. Ayo ni amakuru ari imihanda, nkakunda kugenda abarya ibintu bijyaniranye n'amafaranga, kandi bajya baca umugani mu kinyarwanda ngo iyo umugore adateranyije abagabo amafaranga arabateranya. Rocky nkakaba yaragiye kwaka ba Savimbi na ba Mikrogeni bose channel bita Akagoroba, bikaza kumupfubana, yabona biri kumupfubana agahita ashyira imbaraga mwayiriya channel ye yitwa Rocky Entertainment. N'ayo makuru twari tubafitiye. Nkomeza kukwibutsa wewe utarakora subscribe kuri Relax TV wayikora, tukajya tubana mu bikorwa bya buri munsi nk'uko bisanzwe. Njye wari inyuma ya kamera cyangwa se njye utagaragaye ni Relax TV. Andi makuru tuziye tuyabagezaho nk'ibisanzwe. Kora cyane, inama y'umunsi, kora cyane urebe ko hari icyo wageraho, kandi kwizerera mu bwawe nibyo bigufasha kuramba. Ciao ciao.